Amazina twita amakristo usanga menshi afite inkomoko muri Bibiliya, akaba amazina agira igisobanuro bitewe n'abo bantu akomokaho bavugwa muri Bibiliya. Ni amazina na n'ubu twita abana bacu kandi tukayasanisha n'abo bantu bavugwa muri iki gitabo cyera. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amazina 10 y'abahungu ushobora kwita umwana wawe muri iyi myaka turimo, amazina afite ubusobanuro bukomeye muri Bibiliya. Ni amazina kandi usanga rimwe rishamikiyeho andi menshi ku buryo ushobora kuba udakunda Gabriel ariko ugakunda Geb cyangwa se Gabi cyangwa se Gavri, nyamara yose akaba asobanura kimwe. Ni amazina ndibikubwire n'ibyayaranze mu mateka ya Bibiliya. Nguhaye ikaze ku gicumbi cy'ubumenyi bufite ireme. Nge ndino Sahabo Umugisha, nifashije urubuga verywellfamily.com. Reka duhere ku izina Aroni, rishobora no kwandikwa muri ubwo buryo rigahuza ubusobanuro kandi na Erin. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura umusozi muremure cyane cyangwa se umuntu wo ku rwego rwo hejuru cyangwa se umuntu ufite ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru. Ese Bibiliya ivuga iki kuri iri zina? Bibiliya ivuga ko Aroni yari umuvandimwe wa Mose, akaba yaranakoraga nk'umuvugizi we, yabaye umuyobozi wa mbere ku rwego rwo hejuru w'itorero rya Isirayeli, ndetse abandi bayobozi b'iri torero bamukomokaho. Izina rya kabiri ni Alexander, rishobora no kuba Al, bikaba Alec, bikaba Alexander byanditse gutyo, bikaba Lexi cyangwa se Zanda. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rigasobanura ngo umurinzi w'abantu, defender of men. Bibiliya ivuga iki kuri iri zina? Ivuga ko Alexander riri mu Kigereki ngo hari abagabo benshi bavugwa mu Isezerano Rishya bafite iri zina. Izina rya gatatu ni Asha, rishobora no kuba Ashiel, bikaba Asher byanditse gutyo, rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura umuntu wishimye cyangwa se umuntu wahawe umugisha. Bibiliya ivuga ko Asha ari umuhungu wa Yakobo kuri Zilipa, umuryango we ukaba ari umwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Izina rya kane ni Daniel, bishobora no kuba Danilo, bikaba Dan cyangwa se bikaba Dani. Ururimi iri zina rikomokaho ni Igiheburayo, rigasobanura ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Bibiliya ivuga ko Daniel yakoze mu rukiko rw'umwami Nebukadinezar, amusobanura inzozi yari yarose. Amateka ya Daniel kandi muri Bibiliya nuko Imana yamurokoye mu rwobo rw'intare zishonje ubwo bari bamujugunyemo. Izina rya gatanu ni David, rishobora no kuba Dave, rikaba ryanaba Davi cyangwa se Davi byanditse muri ubwo buryo. Ururimi ni Igiheburayo rikomokaho, rigasobanura ngo ukunzwe cyangwa se umukundwa. Amateka ya Bibiliya avuga ko David ari umwami wa kabiri wa Isirayeli, akaba ari we wagize Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli. Izina rya gatandatu ni James, bishobora no kuba James, bikaba Jay, bikaba Jimmy, bikaba Jimmy byanditse muri ubwo buryo. Ururimi iri zina rikomokaho ni Icyongereza, rigasobanura umuntu ukora inshingano z'undi nushaka kumwita umusimbura. Bibiliya ivuga ko iri zina rivuga kimwe na Yakobo, bikaba byaravuye mu Kilatini n'Ikigereki, bivuze ko amateka y'iri zina wanayasanisha n'amateka ya Yakobo. Izina rya karindwi ni Jason, rishobora no kuba Jay, rikaba JC, rikaba Jackson ndetse na Jackson byanditse muri ubwo buryo. Iri zina rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rigasobanura ngo we ukiza, he that cures. Bibiliya mu Isezerano Rishya bavuga ko Jason ari mu Bayahudi ba mbere bahindutse abakristo. Izina rya munani ni Jesse, rishobora no kuba Jesse byanditswe muri ubwo buryo. Ururimi ni Igiheburayo rikomokaho, rigasobanura ngo impano cyangwa se gift. Bibiliya ivuga ko Jesse ari se w'umwami Dawidi. Izina rya 9 ni Levi, rishobora no kuba Lev cyangwa se Levi byanditswe muri ubwo buryo. Ururimi rikomoka bikaba ari Igiheburayo, rigasobanura ngo abunze ubumwe, joined together. Bibiliya ivuga ko Levi ari umuhungu wa gatatu wa Yakobo. Izina rya 10 ni Gabriel, bishobora no kuba Gabriel byanditswe muri ubwo buryo, bikaba Geb, Gabi
cyangwa se Gavri. Ururimi iri zina rikomokaho ni Igiheburayo, rigasobanura ngo Imana niyo mugabo wanjye w'umunyembaraga. Ese Bibiliya ivuga iki kuri iri zina? Bibiliya ivuga ko Geb rigaragara mu isezerano rya kera n'irishya, akaba ari marayika wo ku rwego rwo hejuru Imana yahaye ubutumwa azanira abantu banyuranye bo ku isi, barimo Daniel, Zakariya ndetse na Mariya. Nayo mazina 10 rero y'abahungu nashatse kukubwira afite ubusobanuro bukomeye muri Bibiliya. Wabyumvise ko izina rimwe ushobora kuba utarikunze wenda bitewe n'uko uryumva rivugwa, ariko ugakunda irindi kandi ugasanga bifite ubusobanuro bumwe. Reka ngushimire rero, nkurarikire gukomeza guhaha ubwenge ku gicumbi cy'ubumenyi bufite ireme. Nari Innocent Habumugisha.